abari maso mwikirize. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Abafite Bibiliya murambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Abafite Bibiliya murambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu Itangiriro igice cya 28 ku murongo waho wa 16. Turihuta turageza hepfo ku murongo wa 21. Dutaruke dusome n'ubundi mu Itangiriro 34 nako 35 ku murongo wa mbere turageza ku wa 4. Babwira aho dusoreza mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ntabwo twasoza tutavuze kuri Yesu. Itangiriro 28:16 dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo muvuze ngo amen. Haranditswe ngo Yakobo arakanguka aravuga ati, nukuri Uwiteka araha hantu nanjye nari ntabizi. Aratinya aravuga ati, erega aha hantu hateye ubwoba. Aha hantu nta kindi n'inzu y'Imana, aha niho rembo ry'ijuru. Kumbe tuvuge ngo amen. Yakobo azinduka kare kare, yenda ibuye yiseguye ararishinga ngo ribe inkingi, arisukaho amavuta ya elayo. Aho hantu ahita Beteli. Ariko mbere uwo mudugudu witwaga Ruzi. Yakobo ahiga umuhigo ati, Imana nibana nanjye ikandindira muri uru rugendo ngenda, ikaja impa ibyo kurya n'ibyo kwambara, nkazagaruka kwa data amahoro. Uwiteka azaba Imana yanjye, niribuye nshinze nk'inkingi izaba inzu y'Imana, kandi kubyo uzajumpa byose sinzabura kuguha kimwe mu 10. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Itangiriro 35 mushiri ku bute dusome turabivuga mu gihe kitarambiranye. Itangiriro 35 ku murongo wa mbere haranditse ngo Imana ibwira Yakobo iti, haguruka uzamuke uje i Beteli, utureyo wubakireyo igicaniro Imana yakubonekeye ubwo wahungaga Esawu mwene so. Maze Yakobo abwira abo mu rugo rwe nabo bari kumwe bose ati, mukureho imana z'abanyamahanga ziri muri mwe, mwizirure mwambare indi myenda, duhaguruke tuzamuke tuje i Beteli, nanjye nzubakirayo igicaniro Imana yanyumviye ku munsi umubabaro wanjye, kandi yagendanaga nanjye mu nzira nagenzemo. Aha Yakobo imana z'abanyamahanga zose bari bafite n'impeta zari mu matwi yabo. Yakobo abihisha munsi y'igiti cyitwa umwera cyari hafi y'Ishekemu. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Soreze ku murongo umwe cyangwa ibiri iri hano muri Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 17 ku murongo wa 15. Turasoma ayaho tuyihorere duhita dutaruka dusoma umurongo wa 17. Luka ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 17 haranditswe ngo umwe muri abo abonye akize agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga. 17 tuhasome. Yesu aramubaza ati, ntimwakize muri 10, babandi 9 barihe? Yesu aramubaza ati, ntimwakize muri 10, babandi 9 barihe? Haraburi kubona wowe? Cyo ni igisubizo. Uyu nguyu ni ikibazo babajijwe ariko igisubizo nawe uragifite. Turashimira Imana rero muri iki giterane cyateguwe na korali Wankuba ku bufatanye n'itorero rya Kami na paruwase ya Kinyinya n'ururembo rwa Kigali. Turashimira Imana yadushoboje
tukaboneka hano na korari Ingabire n'umushumba wacu w'Ururembo n'abandi bafatanya bikorwa ba korari n'izindi nshuti ziri torero rya Hanikami na korari Rwankuba. Rero ndi hano ubu hari abantu bari kumbona mpagaze aha bakagira ngo ndi buhatinde, kandi abantu ndabizi ni abahanga bazi kubara amasaha, kandi ndagira ngo mbibutse ko mu materaniro yose aho ava akagera, iyo iteraniro ritinze idosiye bayishira ku mwigisha, batitaye ko bakerewe gutangira, batitaye ku makorasi bateye, batitaye ko basubiye mu rufuri inshuro nyinshi, umwigisha niwe bashiraho idosiye. Batubwagaye ko turaza hano, ubu mwese niko muri kundeba, ubu mwese muri kundeba muti yihutisha. Sawa, nanjye rero nta nyota yo kubwiriza mfite, igihe cyose mfite amateraniro. Haleluya. Sinshoboye kuzaza ndisobanura buri uko habaye igiterane kangire mvanga, ariko mu bintu nzi hari imbaraga zishorera ijambo ry'Imana zitaba mu muvugabutumwa, ziba ziri ahantu. Yesu agereranya kuvuga ubutumwa, yafashe umuvugabutumwa amugira umubibi. Amugira iki? Afata ijambo rye arigira imbuto, afata itorero arigira intabire, arigira izamu, umurima. Aravuga ngo umubibyi yasohoye imbuto. Ubwo yavugaga umuvugabutumwa, aragenda agira ki? Agira ki? Zimwe zigwa mu nzira, izindi zigwa ku ka, izindi zigwa mu ma. Aravuga ngo ariko hari ubwo yagize igipfunsa cye, zimwe zigwa mu butaka. Urumva ahantu hatatu hose yarahombye. Hatatu yarageze gute? Hatatu hose yarahombye, ariko agize umugisha igipfunsi kimwe, zigwa mu butaka. Baravuga bati se none umuntu ubibye ahantu hane hatatu agahomba hari icyo azunguka? Yesu aravuga ati hari ahantu hazava inyungu. Bati se gahari? Ati zaguye mu butaka bwiza. Izo ngizo imbuto imwe izera imbuto 100, imbuto imwe izera imbuto. Rero yashakaga kuvuga mu butaka bwiza ni mu mutima w'urishaka, umutima w'ushaka ijambo ry'Imana ni mu butaka bwiza. Abateguye iki giterane mwabonye banderori imanitse hariya ku muryango, bagiteguriye mu ijambo ry'Imana muri Zaburi 150 ivuga ngo nimushimire Imana ahera hayo, muyishimishe, muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo, muyishimishe, muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishimire nk'uko bikwiriye ukomera kwayo kwinshi. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Niba muri kubona twicaye aha, turi hano ku mpamvu zo gushima Imana. Nimubona twicaye aha, ndimubwire ngo hari ubukwe bwabaye ngo mutegereje ngo umugeni ngo cyangwa imisango ngo gusaba no gukwa ngo barambike ingofero ngo n'inkoni, ntawe. Hano tuhari kubera Yesu, hano tuhari kubera iby'Imana yakoze. Iby'Imana yagize gute? Ngewe amazina nitwa NSHIZIRUNGU Emmanuel, ndubatse mfite umudamu n'abana, ndumubwiriza butumwa bwiza bwa Yesu Kristo w'umuhamagaro. Nanjye nazanye na korari Ingabire. Hari abantu bakunze kuvuga ngo nanjye naherekeje korari, ariko ntawe uherekeza umuntu ngo bagerane yagiye. Nje nazanye nabo. Haleluya. Nagize gute? Nazanye nabo, kandi ndi umwana mu rugo, ndashimira Imana. Hano ntabwo nigeze mpagera, ariko nageze kuri paruwasi yabo ya Kinyinya, no muri uyu mujyi abantu bakunze kugenda turahura mu biterane. Ndashimira Imana ko n'iki giterane nkigezemo. Reka nihute mvuge teme. Hari teme y'igiterane yabagiteguriye, bateguye muri Zaburi. Nanjye sindi buje kure cyane, ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana. Abantu benshi mu biterane ntabwo bakunda ijambo ry'Imana. Iyo bigeze kumwigisha, umuntu niyo yibuka ku telefone ari bafitanye gahunda. Iyo bigeze mu ijambo ry'Imana niho abantu bongorerana, ariko mu kuririmba abantu bose baba bari maso. Ariko ntabwo
ibyo ngibyo ari byiza, ntabwo ndi kwishakira abakiriye, ariko ndagira ngo mbabwire icyo bivuze. Murahari abahanga bagereranyije indirimbo n'ijambo ry'Imana, baravuga ngo iyo korali, iyo muririmbyi, abaririmbyi baririmba mu rusengero cyangwa mu giterane, baba bamanura ubwiza bw'Imana. Ariko umuvuga butumwa yahaguruka, ijambo ry'Imana rigakura umuntu ku isi rikamugeza ku Mana. Rikamugeza he? Rero urumva byose birakenewe. N'ubundi kubwiriza nta bwiza buri hano, basi kumva ibintu bitaryoshe, ariko kandi kukumanurira ubwiza ukarara utageze ku Mana nabo waba usigaye ahantu habi. Bivuga ngo rero ari ibyo baririmba natwe ari byo tubwiriza, byose ni bimwe. Mpamvu ibyacu batabikunda ndayizi, nuko batabicuranga, nuko bitabamo umuziki. Bivuga ngo abantu bakunda umuziki, bakunda iki? Ibintu byose mba narabigenze kubera ibyacu batabicuranga, nanga abantu babikunda cyane. Ariko ku bantu babitega amatwi birimo imbaraga, ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana rifite teme ivuga ngo garuka ushime. Garuka ugire gute? Garuka ugire gute? Nyeganye zo mwicaranye mubwira uti garuka ushime. Wigenda ndagukomanze, ngukomangiye mu ijambo ry'Imana. Garuka ugire gute? Iyi zaburi ni ya Dawidi, yakundaga gushima Imana kuruta gusaba Imana. Kuruta gusaba iki? Arantu derutse gusengera Imana yadukosora. Turi gusenga abantu bafashite amadosiye y'ibyifuzo n'ibibazo bafite, barabigize urubanza kuruta abantu bari mu rukiko. Bari kuba Mana, inzu wambwiye, Mana abana bambwiye, abana banje babaye banyu, Imana iramanukira tureba. Yamuremye tuti tubabarira. Imana yatubwita icya kabiri. Njye rero simbuza abansenga, nabuza abanshima. Imana ngo ntibuza abayisenga, yabuza abagira gute? Ukundi isi yubatse bigoye umwana w'umuntu gushima, ariko gusaba kugira gute? Gusaba ni kamere muntu, usanga n'umuntu ufite nawe ari kugira gute? Usanga umuntu asize imodoka mu rugo itwara abana, imutwara n'ibyana madamu, ariko akanagira gute? Yagera imbere y'Imana akanagira gute? Mari gabugita rwose. Ukodesha zansaba, nufite inzu ye agire gute? Nufite indakodesha agire gute? Umutarama agire gute? Titirera agire ate? Umuyenda agire gute? Enyenyeri agire ate? Umuparanta agire ate? Metere agire ate? Ubuzimana izamenya yarakoze iki? Ubimana yamenya yarakoze iki? Kimwe mu bintu byerekana umubyizi w'Imana ni ugushima Imana. Ni ukugira gute? Iyo umuntu atabaye maso iteka, nta kintu abona Imana yakoze. Ariko hari umuririmbyi uherutse kuvuga, aravuga ngo biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima, nubwo twaba tunyura mu bigerageza, hari byinshi byatuma dushima. Mubyumve nshuti, dufatanye tubyumve kimwe birakwiye, nubwo twaba tunyura mu bigerageza. Imana ibifitiye iki? Imana ibifitiye iki? Haleluya. Uitwa Stella yavuze ngo ngarutse imbere yawe mwana, nzanywe no gushima. Niba hari abantu bakora Imana ku mutima, ni abantu bashima Imana. Uzi ko mu kigereranyo batanze baravuze ngo niba udafite n'ibintu ukeneye ku Mana, uzatangira uyishima, izaguha utarayisaba. Uzatangira ugira gute? Abahanga mu gusenga tibasaba ahubwo bagira gute? Barishima. Kandi umuhanga aravuze ngo merisi merisi byamaze amatunda ya padiri. Merisi merisi? Merisi merisi? Umwana ngo yavuye mu misa mu kiliziya, akize guca mu matunda abona mu padiri, aturaho padiri atego, ati amatunda areza atakira sha. Umwana ati merisi padiri, atakira irindi merisi padiri, akira irindi merisi padiri.
isambu yose padiri yisoromera mu mupira w'umwana. Umwana aritahira ati gushima bitumye ntahana amatunda. Rero nudashima Imana nta kindi zakora. Turashimira abantu ba hano bapanze gahunda yo gushima iki. Rero ushaka kujya iby'Imana ugira gute? Ushaka kujya iby'Imana ugira gute? Mfite ibimenyetso byinshi. Nzi n'undi umuntu yatwaye amukuye kuri arete imvura iri kuba. Amugejeje ku gasantere aho twari duhagaze, umuntu ava mu modoka itakubitaho uruga arigendera. Nyiri modoka aramureba aravuga ati ariko abaswa baragwira. Ati rwose mwabungu ati uyu muntu mwebwe muramuzi tuti turamuzi. Mwese ni muzima tuti nta kibazo afite. Muze ahantu mukuye mutware mu modoka naguze, essence nayiguze, mutware ntanyishure no kumbwira ngo ndakoze bimunanira. Ati musaragiye tutatagenda. Aragenda turebe yageze. Aravuga ati mumuhamagare. Aramuhamagara. Abaragarusa agira ngo nakambi bage ngo kuri kumamagara ni biki. Ati garukana ati kutanyishuye. Ndati kandi wambaye rifite. Ndati nileza ubwena bwa rifite. Ati nazo twavuganye amafaranga. Aravuga tumva ngobwe. Amafaranga ndaye twavuganye ariko imodoka wagiyemo ni yanje. Aba bantu ni bakore bareba igiciro cy'ahantu mukuye naho ngugejeje. Unyishure. Ngutware ku buntu bure no kumbwira ngo ndakoze. Ngutware ku buntu bure no kumbwira ngo ndakoze. Aravuga ati none ubu ndayakura ati shaka uyaguze. Shaka uyaguze ari kugire gute? Sindahomba kabiri. Abararebye abona mubyara bati nguza icyatanu nishu. Abamuguje icyatanu amaze kugihereza nyine imodoka sinyara mayibo bati yemwe ba karame muza mwakira amafaranga muje kujya imikate. Urakoze cyane. Nyiri imodoka ati nibinagiraga gute? Nibinagiraga gute? Ngibi byo nashakaga ngibi. Igihungu turakibwa tuti ntaso uhombye umubyizi wo kwirigura hingira kuva ku ijambo wari kugira gute? Kuvuga ngo warakoze ni ikibazo. Abantu mu bintu bibagoye nuko kubwira Imana ngo igeze gute? Kubwira Imana ngo igeze gute? Kubwira Imana ngo yarakoze bikunanira. Kubwira Imana ngo yarakoze bikunanira. Uhetse umwana uza abantu batagira umwana. Kubwira Imana ngo yarakoze ufite umugabo ugufumbata. Uza abantu barara bifumbase. Kubwira Imana ngo yarakoze ufite inzu. Uzi kubona inzu muri iki gihugu. Kubwira Imana ngo yarakoze ufite akazi. Uza abantu badepoza, uzi imyaka badepoje. Kubwira Imana ngo yarakoze ufite perime birakunaniye. Uwagusubiza mu makona wanyuramo. Muhimana icubahiro. Dore icyo mfanama. Ubundi abahanga bavuga ko izamuye kamwe akandi ntacyo gafashe ububwira Imana ngo akagasigaye niyo wagakuraho nta kibazo. Rero niba ko gasigaye igakuye utagira ikibazo zamura kamwe nta kibazo. Muyazamure yose niba gihari. Muyikomera amashyo hejuru twumve. Mukomere Imana amashyo hejuru. Nyabuna mwirambi mitarabarambirwa. Imana ishimwe cyane. Turi hano ku mpamvu zo gushima Imana. Turi hano ku mpamvu zo gushima iki? Abantu bagize iyerekwa n'abakunze cyane. Nashimiye Imana kubona abantu babaye hano ikami. Kera batubwiye ko hari rwanku. Ariko izina bararizigamye rifite korali. N'abarebye abantu bavuze amateka. Umushumba wacu ururembo tugendanye inshuro zirenga 3. Igihe cyose yatubwira yashaka gufashwa yibuka amateka ye ya kera. Akatubwira twagiye ikibungo atubwira icyo bita inzara. Iki avuga inzara asaba mama pastor ati umbabarire nyivuge inzara. Yaturiye mbabarire nyivuge ariko nta bintu byiza ngo kuvuga inzara mu mazina utayifite mu nda. Nta bintu byiza ngo kuvuga inzara mu mazina ariko utayifite mu nda. Mbere mu bintu biryoha ni ukuvuga inzara ariko itari he. Ntabwo mwanyumva we. Ansoze mva hangaha. Arayivuga avuga ukuntu yabariye agiye kuyivuga avuga ukuntu ibyana cyane y'umudamu atwite. Aravuga ariko nakwitegereza ukuntu ubu ngubu
untagera mu rugo kumva bakavuga ngo ni karibu ku meza ugasanga ibisorori birenze kimwe kandi uhaze ukagura uti mupfundure ndebe ugapfundura ugahita uvuga uti musubize imifuniko ngiye kuryama ugahita ujya kuryama uti nta nubwo ukoze muri muti kandi iyo ubisize ku meza ugiye kuryama mu gitondo hari ibyo uhasanga bateka ibindi muvuge ngo muri magaze biba birimo. Haleluya! Mujye mushima Imana bene data mu bintu bibaho iyi Mana mureke tuyibwira abantu. Haleluya! Hari umurokore yaravuze ngo nkundira Imana. Unkundagire gute korari Betlehemu niko yaririmbye yaravuze ngo nkundira Uwiteka kuko yanyumvishe yambohoye ingoyi z'urupfu zimfashe yakijije ubugingo bwanjye iminwa y'intare zaririmba ishimwe kuko yambohoye. Haleluya! Uyu mugabo witwa Yakobo niwe twasomye. Nashatse kuvuga Yakobo muri iki giterane ariko abantu ndi kubona barakaye. Ariko Yakobo reka muvuge ni umuhungu wa Isaka yamubyaye ari umuhungu wa kabiri yari afite uwo bavukanye w'impanga ariko mu mpanga habamo gakuru na gato. Yakobo yari gato babyagwa n'umugore witwaga Rebeka umukazana wa Sara. Aburahamu niwe sekuruza w'abizera. Niwe Imana yashimye kugira amarongo abantu bose baba Kristo bagashingira kuri icyo gisekuru. Nyuma yo kubwa Nowa inkuge imvura imaze kugwa hakarokoka abantu 8. Abantu bangahe? Mu bantu 8 hakarokoka Nowa n'umugore we n'abahungu be 3 n'abakazana be. Abantu barongera baragwira bagomera Imana kuko muri iki gihe ubona abantu bagomeye Imana. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo nuko Yakobo nako Aburahamu abyara Isaka ngo niwe mwana w'isezerano. Aburahamu yabyaye abana benshi abantu basoma gake basoma igihe gito bagiraga ngo Aburahamu yabyaye abana 2 gusa Isaka na Ishimayeli. No, Aburahamu yabyaye abana barenze 2. Yabyaye Ishimayeli kuri Hagari, abyara Isaka kuri Sara, abyara abana 6 ku mugore witwa Ketura. Uyu mugore reka tumwihorere ntabwo aza cyane. Mu by'agakiza hari ibintu ushiri ruhande kavuga uti bitubyihorere twe dutumbira umusaraba. Reka tuvuge kuri uyu w'isezerano kuko ibyacu ni amasezerano. Ibyacu ni iki? Uyu mwana witwa Isaka niwe Imana yavuze ngo amahanga yose yo mu isi azahererwa umugisha muri uwo mwana. Umugisha Imana yari yarahaye Aburahamu agiye gupfa usigira Isaka. Isaka agiye gupfa usigira Yakobo. Yakobo uyu nguyu niwe wabyaye abana 13. Abana 10 na bangahe? Yabyaye 12 b'abahungu. Abyara n'umukobwa wa 13 umukobwa n'umukobwa wa Leya avukana n'abahungu benshi ariko uyu mukobwa yitwaga Dina. Uyu mukobwa yahuye n'ikibazo ararangira generation ye ipfugusa. Uyu mukobwa yahuye n'umusore yamenye urugo niko Bibiliya ivuga. Ise n'abasaza barambwiye ngo ntukave mu rugo ibyo ukeneye uzabitubaze ariko muri aka gace haba agaciro wowe. Mwana bibonye na ariko ndetse kuganira arambwira ati mfite ibintu nangira umurimo w'Imana. Numva ndakagaye ndikosora ibyo uvuze urabesha. Ati nje mfite ibintu nangira umurimo w'Imana atukumbona umurimo w'Imana mfite ikintu kimwe wangira. Umurimo w'iki? W'Imana. Urawanga ariko manzi nyumva ibyo mvuga. Nanga umurimo w'Imana kawangira ikintu kimwe ndikihe? Ati cyo wangira. Ati nuko wanga kuwukora kandi ugakora. Ati ibyo bintu birambabaza wanga kuwukora kandi ukagira gute?
ati uravuga uti sinde jana na korari ninjuri wahimbye indirimbo abagiye bakayiririmba neza wasira ngo sindabwiriza ubwirije ahubwo akagira gute wavuga ngo sinda wa perezida ugusimbuye akayiyobora neza ibyo bintu rero ati birambabaza cyane umurimo w'Imana ukunda uteye wanga kuwukora ariko ukagira gute murakoze cyane ubu haruvuze ati se ngiba ari kubivuga ngo bimarike ariko izo ni wowe urakara ni utarakara uri inzira ariko riguye mu butaka bwiza riragira gute murakoze cyane reka nihute mvuge uyu muhungu yabitesheje agaciro abari uta mwako kanya murumuna wahita biramasa arabifata arivuga ngo binyihere kubura imfura ntabwo uzi icyo bisobanura ati imfura ze bivugiye imfura barayotsa imfura barayijya babarira kubura umuririmbyi ntacyo bivuze ati turaririmba se turahembwa akoze mvugisha kuri nta muhembwa ntabwo muhembwa ubu niko mukomaze kuvuga nta muhembwa mwambaye nk'abadahembwa tuvuze ngo yamba neza ntiyambura mwango watera agatokeje mu gihe aranyambuye abemera ko Imana ihemba bagire gutya Imana ibaha umugisha turashimira Imana ko tugira gute genda mbafata buhoro buhoro udukomeza kutukanga pastor kwego twibungura tukango turahemba nimwe muhembwa menshi aho ubuzi ko ufite imodoka pastor ndaye afite ugeka kwiye yayijanye mu gakinji urumva ngo nduhemba ufite inzu izumbi ya mishumba ngo nduhemba ahubwo nimwe muhembwa menshi mujye murabaha turahembwa ubuse nambaye nk'udahembwa je nta muhembwa se ariko ma nagushimira kuhemba neza nani waho mugisha murumuna we arabifata ngo akimara kubifata ngo wabitanze aseka abishakagira gute ngo igihe cyo kubikenera abikenera bigeze kure bihenze ngo agera imbere ya sati mpumugisha ati nawe utanze uhaye ati muri babiri hano ubwo niba utawufite ni murumuna wawe atari hera atasohoka yaciye muri uyu muryango agenda yiruka ati nzanira umugisha undi ati umugisha zibara wigana ngupfunyitse mu gihe agerera uwumva undi ati wawumpaye ka ngo amwirukaho banyura nk'aho ngaho hatari abantu ngo amwirukaho Imana rero ukuntu iteye iyo umuntu Imana yamuhaye umugisha isubiza intege mu bugingo mu gitondo twayisomye Zaburi isubiza intege usubiza intege bivuga iki ni ukujya kuri sitasiyo ugashiramo imodoka igakomeza ikagira gute asubiza intege mu bugingo bwe ngo Imana yongera Yakobo imbaraga ica intege Esawu Yakobo araguruka Bibiliya niko ivuga ngo bazagurukisha amababa bazagenda be kugira gute bazirukanga be kugira gute be kunanira Imana yongera Yakobo imbaraga ica intege Esawu ngo arahagira ururimi rurasosoka aragenda ngo abonye ananiwe ati pujane kuzaguha icyo wabuze cyaka kubabaza ubwo aramututse cyangwa aramuhanuriye hari abantu bagira ngo baratutse naho bagize gute ngo jane uwo mugisha kuzaguhe sico gisobanuro cy'umugisha se none nubundi umugisha ni ukuguha ujyane kuzagira icyo gukomera Yakobo ngo baragiye igihungu gisubirayo kiti kanesobireyo ni nkakina urusimbi nzakina beyare ngasubira muri uwo mudugudu Yakobo nayo ngo agera mu kidatugwa iyo umuntu afite umugisha inyamaswa ziramuhigamira bageze aho ngaho ngo yiharajyama aravuga ati sindara ngenda nijoro arajyama ngo yisegura ibuye wamugisha uramanuka umanura Imana bararota agira gute mumfasha ariko nihute agira gute babona urwego babona abamarayika bamanuka abandi bagira gute abamarayika bamanuka abandi bagira gute ubundi nibwo buzima bwacu ubuzima bw'umuntu no kumanuka no kuzamuka bamwe baba bamanuka abandi bagira gute bamwe baba bamanuka abandi bagira gute niko ubuzima buteye umuntu umwe bamwirukana mu kazi akagenda arira ariko bagahaye agasigara agira gute ati mumpera Imana iki
umwe bamutereza cyamunara ariko wayiguza agategura ituro karijana he muvuge ngo Imana ntihomba kandi abayishima basumbijwe abayituka abashima Imana basumbijwe Bibiliya iravuga ngo abone yicaye hejuru rwegera amubwira ngo Yakobo ati karama witinya ndi kumwe nzaja ngutabara ni koko nzaja nkuramiza ukuboko kwanjye reka mbabwire ariko njyewe aho bari kundeba neza niho nderekera sinshobora kunyandareba abantu bameze nk'abajunditse amabomba haleluya raka nisigo ndasubirira abantu twaturukanye iwacu mwebwe mu rufifata cyo haleluya rero mwese mwari muri ubwo kundo mwifashe nkaho ndi gusoma ku zina rya data igihe naherera izina ry'umugore wanjye navuze abo haraguru haleluya nokosha mvuko Bibiliya ivuga mu bintu bijyo hano kuvuga uko Bibiliya yigize we Bibiliya iravuze ngo Imana iramubwira ngo nzaje ngira gute nzaje ngutabara iruta nzagutabara ni rimwe ariko nzaje ngutabara babivuga ngo Imana ifashe isoko ntabwo mubyumvishe Imana ifashe iki nzaje ngutabara iruta nzagutabara ni kuwa mbere ariko kwa kabiri ukiyaranje ariko nzaje